very crazy. So very crazy. So very crazy. Yesu ashimwe bene data bakunze Bikamba TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'umwami wacu Yesu nabane namwe. Reka munyemerere mbahobere yambi Yesu abaho umugisha. Turashimira mwebwe mwese mukora subscribe n'inkunga yanyu, uburyo bwose mukora kuri iyo nzogera. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Inkunga yanyu mudutera yabi y'amasengesho, yabi y'amafaranga, yaba n'inama mutugira kugira ngo ibikorwa byaguke, turayibashimiye. Reka rero dutangire dusenga. Twagize n'amahirwe dufite umutumirwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bundi butandukanye, ariko reka dusenge Imana kugira ngo Uwiteka abane natwe. Wera wa Isiraheli, Imana y'imbaraga, Imana y'ubuntu n'ubutwari n'ubushobozi, ndagushimiye kubanye natwe iki gitondo, amasaha y'amanywa, y'umugoroba, iri joro, wagize neza ko ngiye kutongera igihe cyo kubaho. Ndihanganisha abababaye n'abarwayi, imfubyi n'abapfakazi, ngweretse abantu bafite ibibazo bitandukanye, ngo abo ngabo ongera ugere aho bari, ubasure kandi ubaganirize. Imitima yacu twese hamwe igumye kumva ineza yawe. Urakoze, turagushimye ko twemereye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Tugwaye ikaze rero ku Bikamba TV. Amen. Ndishimye cyane kubw'uyu munsi kuba ndi hano. Ni igihe kinini kandi turazi ko hari Imana yagiye ikora ku buzima bwawe. Duherutse twumva utari muri Afrika cyangwa se utari mu Rwanda, ariko turashimira Imana ko uri mu Rwanda. Nanjye ndashimira Imana ko yangaruye amahoro. Amen. Turashimira Imana rero ko Imana yakurinze. Hari ibintu maze iminsi ntekereza, ariko wenda tuzabigarukaho. Tuzabigarukaho nge nawe turebe ubundi muri iki gihe abakozi Imana bakwitwara gute. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo tugwikaze niki wabwira abakunzi Bikamba TV. Ese nire jambo Imana ushize ku mutima. Amen. Ndishimye cyane kubw'uyu munsi kuba turi hano tugiye kuvuga ijambo ry'Imana, ariko hari ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye ubwo nahagurukaga. Hari icyo Imana yashyize ku mutima wanjye, nicyo ngira ngo dusangire kubw'uyu munsi wa none. Nubwo tutaza gufata iminota myinshi, ariko ndabizi ko imbere y'Imana nta minota mike yihaba, nta n'iminota myinshi ihaba. Gusa umutima wawe ube open, ukinguke, kuko ndazi neza ko Imana iri hano kugira ngo yumve ijambo turi bwature ku buzima bwawe, kugira ngo wakire imirimo n'ibitangaza by'Imana. Ndashaka kugira ngo uyu munsi ijambo Imana yari yashyize ku mutima wanjye, nk'uko pastor arimo arabivuga, ndumva rifite intego ivuga ngo hari imbaraga Imana yashyize mu bizera. Amen. Hari imbaraga Imana yashyize mu bizera. Turaza gusoma ijambo turi buze kwifashisha muri Matayo ibice byaho nk'icumi guhera ku murongo wa 5 tugere ku murongo wa 8, kugira ngo tuze gufatanya. Pastor agiye kudusomera, ariko ndakwinginga cyane kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo umutima wawe ukinguke, kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri uyu mwanya wa none. Karibu pastor kugira ngo udufashe gusomere Matayo ibice bya 10 umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 8. Matayo ibice 10 umurongo wa 5 kugera ku 8. Biravuga ngo abo 12 Yesu arabatuma, abategeka ati nimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zizimiye ahubwo mujye mu ntama zizimiye z'umuryango wa Isiraheli. Haleluya. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni. Mwaherewe ubusa namwe mwaherewe mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni. Mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi.
Imana y'amahoro Hallelujah. iguha umugisha pastor. Amen. Aya ni amagambo numva Imana ishyize ku mutima wanjye muri aka kanya ka none. Yes. Ni igihe abigishwa ba Yesu Kristo ubwo Yesu yari amaje kubatoranya yari arimo aragenda ababwira amagambo y'ibyiringiro, ababwira amagambo yo kwizera, arababwira arabohereza. Mu kubohereza yarabohereje kugira ngo bagire bati. Yes. Yarabohereje kugira ngo bari bafite misiyo. Yesu aboherejeho kugira ngo bakore. Yes. Ariko abibutsa ikintu gikome. Aravuga ngo nubwo mbohereje muri mwebwe harimo imbaraga. Muri twebwe. Izi mbaraga rero yarazibasobanuye. Arababwira ngo no, izi mbaraga zibarimo nizo gukiza abarwayi. Amen. Icyakabiri nizo kuzura abapfu. Icyagatatu aravuga ngo mwahereye ubusa mutangira ubundi. Niyo mpamvu uyu mwanya turi hano turimo turabwiriza ubutumwa bwiza. Yes. Ubu butumwa bwiza nuko tuzi neza ko Imana yaduhereye ubu. Turimo turatangira ubundi. Ariko ndagira ngo umuntu wese uteze amatwi kino kiganiro yumve. Ikintu nshaka kuvuga ni iki? Ntago yigeze afata abapasiteri gusa ngo babwire ngo bahaye ngo mbahaye ubutware. Never. Ni umuntu wese wizeye Kristo Yesu. Kristo Yesu aravuga ngo muri mwebwe harimo imbaraga. La lezanita kore menisika. Aravuga ngo muri mwebwe harimo imbaraga. Ndavuga ngo ni mugende. Uku kugenda bagombaga kugenda kugira gute? Bagombaga gukora zino misiyo kugira ngo zirangire. Reka mabwira kino kiyo. Nago na n'uyu munsi Yesu yigeze abaha zino mbaraga zigeze zirangira. Ndazifite muri ngewe. Nawe urazifite. Bishatse gusobanura iki? Nawe yaba umuntu wapfuye. Imana iramuzura ikamusubiza mu buzima buzima. Izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Sandire moshekoreba. Ndumva imbaraga kuko twamaje gusobanukirwa neza ko ziri muri twe. Imana igiye gukora ibyananiranye ku bana baba. Ndashaka gato kugira ngo dusome ikindi cyanditswe kiri mu byahishuwe. Ni igice cyawo cya 11 umurongo wa 6. Tubifatanye neza turebe izi mbaraga. Amen. Hallelujah. Imana y'amahoro iraza gukora ibintu bikomeye. Ku muntu wese wumviriza, ku muntu wese uri buryakire, icyo asabwa ni ugukingura umutima we akakira. 11 umurongo wa 6. 11 umurongo wa 6. Biravuze ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru, imvura itagwa, kugira ngo imvura itagwa mu minsi yabo yo guhanura kwa bande bafite ubushobozi. Twebwe Hallelujah. Abizeye Kristo dufite ubushobozi bwo gukinga ijuru kugira ngo imvura itagwa. Mu yandi magambo bisobanuye iki? Dufite n'ubushobozi bwo gukingura ijuru kugira ngo imvura igwe. Umva iki kintu. Hallelujah. Hallelujah. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru kugira ngo imvura itagwa. Bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi byabo uko babishatse. Reka vuge kano gato pastor. Bafite ubushobozi bano bantu. Aba bantu bahamagawe n'Imana. Aba bantu batoranyijwe n'Imana. Aba bantu bari n'Imana. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru kugira ngo imvura itagwa. Bafite n'ubushobozi mu minsi yo guhanura kwa yo guhindura amazi amaraso. Icyo cyaka kuvuga kino kiye. Bafite n'ubushobozi bwo guteza ibyago uko bashaka. Isi ibyago uko babishaka. Bafite n'ubushobozi mu yandi maga bwo gukura ibyago kwisi uko bashatse. Vara kuko niba Imana ivuze ngo bafite ubushobozi bwo guteza isi ibyago uko babishatse, binaravuze ngo bafite ubushobozi bwo gufata ibyago byari kwisi bakabikura. Nabyumva cyane. Kuko niba ubushobozi bwo guteza isi ibyago buhari, biravuze ngo ari ubushobozi bwo gukiza isi ibyago. Kubera ko ubutware buri mu buzima bwawe. Ngo afata 12 afata ubushobozi abo bashyiramo arabohereza ngo mugende mukize indwara, mukize diabete, harimo na covid irimo. Mugende mukize isi. Rasita la enemeni kotia. Yesu ngo yavuze ngo afata 12 abahereza ubutware, abahereza ubushobozi, arangije arabohereza. Muri Isiraheli iyo umwaka wongera gushira bafataga ihene bagafata ibyaha byabo bakabishyira kuri iyo hene bakayohera ikagenda ikagwiye. Twebwe si uko bimeze, ahubwo twebwe Yesu yafashe ubushobozi bw'Imana, yafashe imigisha yose
imigisha yo mu bumana ayibumbira muri Yesu iramuduha. icyo abantu bagomba gutekereza pasi Niki? ntabwo Imana uko yariri kera n'uyu munsi ntabwo yigeze ihinduka. Imana yatanze ubushobozi bwo kuri Eliya Yego. kugira ngo avuge ngo imvura ye kugwa, Yego. atware n'ikima kijyane. Yego. Birasobanuye ngo n'uyu munsi wa none Hallelujah. abizera Imana dufite ubwo bushobozi. Amen. icyo nshaka kuvuga, Bibiliya ivuga ngo Yesuwa yahagaritse izuba n'ukwezi, ararwana urugamba rurarangira. Hallelujah. Na n'uyu munsi imbaraga ziri muri twebwe Amen. zo gufata ibyo bintu byakunaniye Amen. kugira ngo Imana y'amahoro Yes. ibigukureho. Imana y'amahoro igukize icyo kintu icyo ari cyo cyo. Mu izina rya Yesu. Leleza ndita kore menezandarama. Reka mvuge rino jambo kubw'iyi mikoro, ndahanuye mu izina rya Yesu Kristo, ikintu cyose cyabuzaga amahoro ubuzima bwawe ndategetse ngo aka kanya kirekure ubuzima bwawe. Ikintu cyose cyakubuzaga amahoro, yaba ari uburwa, yaba ari ubukene, yaba ari inzara, yaba ari uburwa, ndategetse nawe urwaye sida isohoke mu maraso yawe. Hallelujah. Leleza ndita kore menesika. Yakotila Wagiye kwa muganga baguhereza ibipapuro, ariko reka mvugane na iyo ndwara ntabwo ari yo kukwica. Hallelujah. Hari ubushobozi Imana yakize mu buzima bwa. Bibiliya iravuga ngo indwara zose Kristo yazibambanywe ku musaraba. Imana, ndumva hari ikintu hano Imana ivuganye nanjye. Yeah. Ubundi Petero azura atabita. Yeah. Si Petero. Ni Petero. Kuki nge ntazura? Ni ikibazo. Kuko ni ubwo butware Petero yari afite yakoreraga Imana. Yeah. Nge kuki ntazura abarwayi? Kandi Imana ntabwo yigeze ihinduka. Kuki nge ntazura abapfuye? Iki ni ikintu abantu bagomba gushyira mu bwenge bwa. None se byakozwe n'intumwa ibice bya 9 36 Yeah. ngo kandi Yopa Yeah. hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita. Yes. Bisobanura ngo Doroka. Yes. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza. Yes. Imirimo myiza myinshi. Abantu bakwiriye kumenya ntabwo Imana yigeze ihinduka. Hallelujah. Ntabwo Imana yahinduwe na COVID. Yeah. Ntabwo Imana yahinduwe na situation umuntu wese arimo aracamo. Yes. Imana niyo kwizerwa Uko ibihe byo. byagenda Bibiliya ivuga ngo uko yariri kera na n'uyu munsi niki. Amen. Nakizahura iteka ryose. Yes. Niba Tabita yarazutse, Yes. azuwe na Petero. Yes. Petero yatamaraso mwayo ufite. Petero asenga Imana senga. Yeah. Why not kuko tutakora itanga? Reka mbibutse kano ka. Petero nubwo yazuye Tabita, ariko yagendaga na Yesu, ariko ntabwo tugendana na Yesu. Yesu aturimo. Urumva bitandukaniye. Yes. Petero bagendanaga na Yesu. Yagendanye na Yesu. None twebwe Yesu ari muri aturimo. twebwe. My God. Wow. Biravuze ngo uri muri twebwe yazura abarwayi. Yes. Uri muri twebwe aracyakora ibitangaza. Aracyakora. Riya basene Shendita korema. Uri muri twebwe. Urakira gukira mu izina. Uri muri twebwe. Hallelujah. Abasha gufata ibyananiranye. Yes. Akabisubiza ku murongo. Uri muri twebwe. Amen. Abasha gufata umuntu yarengeze igihe cyo kubyara, Yego. akamwereza urubyaro. Uri muri twebwe. Ajya abasha gufata kanseri, Yego. akayihindura mu buzima. Yes. Uri muri twebwe. Ajya abasha gufata amaraso yanduye, Yego. akayasubiza ubuzima. Mu izina rya Yesu. Uri muri twebwe. Vole mene se La kore mene sitala tangara makosi masika. de bando. Reka dutangaze ubuzima kuri wowe. Dutangaje ubuzima kuri wowe. Mu izina rya Yesu. Dutangaje ubuzima kuri Mu wowe. izina rya Yesu. Dutangaje ubuzima kuri wowe. Nubwo ubona ibintu byarangiye, Yego. hari ijwi ry'Imana rivuze ngo birakomeje. Hallelujah. Nubwo ubona ibintu byarangiye, Ropa, hari ubuhanuzi Rasila, bumanutse Bando, buvuze ngo birakomeje. Lesele, Nubwo ubona bakubenze, ariko ndabona mutiyaje y'ubukwe ku buzima bwawe. Ariyaje Nubwo iragarutse. ubona byanze, ndatangaje ngo ubuzima bw'Imana buratangiye kuri wowe. Rekosa la sita. Zenima kore Emekota. mereta. Rima shekore meneta. Izera Imana gatoya. Izera Imana gatoya. Kuko Imana y'amahoro ntabwo izagusiga ukigusa. Abantu bajya bahinduka, ariko Imana ntabwo igihinduka. Ntabwo Imana igihinduka. Yes. Ngo Petero umvira ijambo. Yes. 41. Ngo Petero amufata ukuboko. Yeah. Aramuhagurutse. Yeah. Maze ahamagara abera. Oh my God. Petero amufata ukuboko aramuhagurutse. Ndakumva cyane. Ahamagara abera bose. Yes.
ahamagara aba bakoranaga uzi nonaha reka dufate umuntu ukuboko yes turaguhagurukije kubwo kwizera kubwo kwizera n'imbaraga z'umwuka wera ndahagurutsa urugo rwawe Lemine ndahagurutsa mariage yawe sandika ndahagurutsa akazi kawe Roba ndahagurutsa sinere viza yawe moshikota. ndahagurutsa iterekezo Meni cyawe tayi iyo nzu seremo. itaruzuye reka Rema yuzure. shikona. ndahagurutsa Mw'izina rya Yesu hari imbaraga zihagurukije uwo mwana Hari urwaye imbaraga. Hari ndamuhagurutsa imbaraga. uwo mugabo wawe ndamuhagurutsa Hari imbaraga. rita Zenima tore masha. Rama turahagurutsa amasezerano turahagurutsa ubuzima Yaba bwawe business Petero ya. ageze yopa Turahagurutsa. ahagurutsa tabita Turahagurutsa. amufata ukuboko Rema shikondere rekosiya masikuta. babasiya Mene twohereje tangura imbaraga mashika. z'umwuka wera Ziguhagurutse. twohereje imbaraga z'umwuka wera Ziguhagurutse twohereje mu imbaraga burwayi. z'umwuka wera Ziguhagurutse mu reka bukene. tuhagurutse none Ziguhagurutse mu bukoro Rababa ziguhagurutse mu siya gisuzuguriro ziguhagurutse ahantu hose abantu bagusize bimenyekana yopa hose tangore bimenyekana ahantu utuye Rabbi yuko soko. hari imbaraga zagusuye Mw'isi bimenyekana ya ahantu Yesu. utuye ko umugabo wawe yakijijwe Hore ko inzoga zavuye mu rugo rwawe Zinimo. bimenyekana ahantu utuye ko Bimenye- wongeye gucuruza bimenyekane mu izina rya Yesu Lakosi hari baba. imbaraga zigomba kuguhagurutsa Mu izina ndabona rya Yesu. marayika aguhagurutsa mu kibazo wari urimo ndabona marayika aguhagurukije muri izo ntambara Shima Mana. nubwo Shima abantu Yesu. bagutaye nubwo abantu wari wiringiye bagusize ariko hari imbaraga zima zenima tore menesikayama uhaguruka mu izina rya Yesu uhaguruka mu izina rya Yesu uko Imana yakoresheje Petero niko Imana idukoresheje kugira Amen. ngo wakire ubuzima amen Eh. komeza uhanure mukozi w'Imana lemene sikorema lataya menezika iki ni igihe cyo kugira ngo umenye ko hari ubushobozi Imana ishyize mu buzima bwawe ni igihe cyo kugira ngo ibyaguhagurukiye Imana ibihagurutse ndumva ngiye kuvugana n'umuntu wese uteze amatwi reka nkubwire wowe uteze ano matwi yewe wa mumama we yewe wa mukobwa we yewe wa mupapa we yewe wa mwana we haracyari ibyiringiro haracyari abakozi b'Imana nubwo bavuga ngo byararangiye hari ibihumbi 7 bitari byapfukamira baya ihangane wizere gatoya ndumva umutima w'Imana wakumanukiye ukuboko kw'Imana kwiza kugiye kubana nawe pete konzene monda ya zaibereta alesa tore menetangora masika rema kotere menesika ndategetse akakanya abadayimoni bari bafashe umugongo wa barekure mu izina rya Yesu abari bafashe umugongo wa abari bafashe mu nda ya barekure mu izina rya Yesu trompe zawe zazibye ndategetse ngo zizibuke ndategetse ngo zizibuke ubaho witeka lotika ngabona igitangaza minitaibo hari igitangaza cy'Imana kikumanukiye ndabona Imana ikinguye imiryango igera kuri 4 ndabona Imana ikinguye imiryango igera kuri 4 ndabona Imana yongeye guhereza agaciro visa ya ndabona Imana yongeye guhereza agaciro passport ya ndabona Imana yongeye guhesha agaciro business ya wowe warushizemo ibyiringiro ndabona Imana igufashe abo wasanze kugira ngo bagusubizemo ibyiringiro ndabona baragize ibyo bakora kuri wowe ariko Imana irambwiye urabohotse mu izina rya Yesu Kristo ubohoke mu izina rya Yesu mbaraga z'Imana zikugereho ndumva amavuta y'Imana yamanukiye hano kugira ngo Imana y'amahoro igutabare hari abantu Imana igiye kuvugana nabo muri uyu mwanya none mu mitima ya ntabwo Imana yagusize nta nubwo Imana izaguha ahubwo hari ubushobozi Imana imanuye bwo kugira ngo ikureho buri kintu icyo cyo turacyari ku butwari yes hari iri jambo rirakomeye Yesu ubwe yafashe ubutwari yes kuki umuntu ashobora guta urugo rwe kuki umuntu ashobora guta umugabo we hari ubutwari wa wirengagije yes ngo abadayimoni bahora bakuniga ngo abadayimoni bahora batuma utabyara izo mbaraga z'abadayimoni ziroroshye cyane iziri muri wewe zifite ubutwari n'ubushobozi ahubwo reka twibutse abantu bo bari bo muri Kristo Yesu yes ikingi cy'abantu bagomba kukimenya yego uri muri Kristo Yesu abari mu burinzi bukomeye uri muri Kristo Yesu
hari ibintu Imana yavuganye natwe Yego. tuba turinze. Reka mbabwire kano ka Bibiliya iravuga ngo nituba muri we n'abakaba muri twe. Mu yandi magambo turi mu bwishingizi, turi muri asira. Yes. hari ibintu bitagomba kutwegera kuko turi mu mugabo ukomeye. Uyu yatsinze urupfu atsinda na Satani. Yes. Mu gihe Satani yashakaga kugira gute kugira ngo atujyane kure, Bibiliya iravuga ngo turi mu kiganza cye. Yego. Intama ze ziri mu kiganza cye, nta wabasha kuzivuvunura. Yego. Iki kintu cyo nta wabasha kuzivuvunura. Kuvuvunura bishatse gusobanura ni ukuba ikintu kiri mu kiganza ugashyiramo imbaraga ushaka kugikuramo. Amen. Nta wabasha kudukura mu kiganza cya Amen. Kristo, nta n'umwe. hari ikintu ntekereza. Umuntu wamaze kunywa amata, Yes. yamaze kugera mu buzima bwe, Ndabyumva. ntushobora kumubwira ngo nayagarure. No. ni nako umuntu uri muri Kristo Yesu utamukuramo Yesu. Yes. Ko bimeze Ntibishoboka. ko Yesu uri muri wewe, Yes. Yesu uri muri njyewe. ntabwo apana ibyago, amahoro makeya, ngo amafaranga yabuze, ari ibintu bituma dutakaza Yesu bitari ngombwa. Yes. Kubera ko icyo yakoze ni icy'agaciro birenze ibyo uri kumusaba Cyane. urabyumva uti. Icyo yakoze kirenza agaciro. Imana yaduhaye package yuzuye. Yaduhaye Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo muri Efeso aravuga ngo imigisha yose ni muri Kristo Yesu. Yeah. Nukuvuga iki? Iyo dufite Kristo dufite imigisha yose. Nukuvuga iki? Icyari gikomeye Imana yaragikoze kurenza izi situation turimo turagenda duca. Icyari gikomeye yaragikoze Imana. Hallelujah. Yaragikoze. Kwiriye kwisobanukirwa ukavuga ndinde muri Kristo Yesu. Amen. Reka mbabwire, ntabwo umwana ashobora guhabwa umunani atari yamenya ko yavutse mu rugo iwabo. Yes. Ntabwo umwana ashobora guhabwa umunani akiri mu myaka yo hasi. Umunani ukomeza gufatwa n'abamurera kugeza ubwo yisobanukirwa akavuga ngo no, namajije gukura n'amategeko arandenganura. Kavuga ngo byanga byanoga ngomba guhabwa umunani. Ntabwo Imana izaguha ibyo urimo urayisaba utari wisobanukirwa ngo umenye ikigero ugezeho. Amen. No, ni abantu benshi batinze. Nubwo wabukunda umwana we gute pastor, ntabwo wamufata uri muto ngo umuheve witi. No, birakeneye ko umwana akura. Yego. Yamara gukura ukamuhereza ibyo agenerwa nk'umwana. Yego. Ariko abantu benshi baheze mu bwana. Yego. Baheze mu bwana. Kura. Menya neza ikintu cyose kiratambuka ngo kiranyishe. Ikintu cyose kiratambuka kirakwishe. Imbaraga ziri muri wowe ziruta abapfumu. Imbaraga ziri muri wowe ziruta uwo mucuraguzi wirirwa uzenguruka ijoro ryose inyuma yawe. Imbaraga ziri muri wowe ziruta umuntu wafashe umwenda wawe akawujyana he muri Kongo kugushikisha. Imbaraga ziri muri wowe ziruta abacwezi, ziruta nyabingi, ziruta ibitero. Imbaraga ziri muri wowe ziruta karande. Yego. Ikintu bakimenye izibitse muri we, izibitse muri ubuntu buri mu buzima bwe biruta ibyo byose. Urahangayika ngo nturashaka, urahangayika ngo ntabwo uzabyara mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kuko iziri muri wowe zirakomeye. Zinima kore bereta. Hallelujah. Ndahanuye mu izina rya Yesu. Mana ishimwe cyane. Kubw'imbaraga Imana yashize mu buzima bwawe utera imbere. Kubw'imbaraga Imana yashize mu buzima bwawe ushake nk'abandi. Kubw'imbaraga Imana yashize mu buzima bwawe amaguru yawe abohoke utangira kugenda ingendo zindi. Kubw'imbaraga Imana yashize mu buzima bwawe uve ku ntebe y'igisuzuguriro ugere ku ntebe y'icyubahiro. Kubw'imbaraga Imana yashize ku buzima bwawe ndahanuye ngo umuhamagaro we ntabwo uhagaze ahubwo urakomeje. Kubw'imbaraga Imana yashize mu buzima bwawe ndabona abantu benshi bagushatse. Kubw'imbaraga Imana yashize mu buzima bwawe ntabwo uzaba umurizo ahubwo umutwe. Akira mu izina rya Yesu. Ndategetse ngo kubw'imbaraga ziri mu buzima bwawe ubohoke iteka ryose. Ndagira ngo ufate umwanya wo kubasengera. Tugiye gusenga n'Imana. Zamura kwizera kwawe. Zamura kwizera kwawe. Twavuze ngo hari imbaraga ziri mu bize ziruta ikindi kintu icyo ari cyo cyo. Hasifiwe Yesu. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Hallelujah. Imana iduhamagaye. Ndasenze mu izina rya Yesu. Izi mbaraga ziri mu bizera bazimenye.
ndasenze mu izina rya Yesu, izi mbaraga ziri mu bizera abantu bazime, ndasenze mu izina rya Yesu, ndategetse ngo imbaraga z'abadayimoni zirekura baba, ndategetse ngo nyabingi ishoke muri bo, ndategetse ngo ibitega bishoke muri bo, ndategetse ngo karani ishoke muri bo mu izina rya Yesu, kubw'imbaraga z'amaraso Yesu Kristo, imbaraga z'Imana zikora ibikomeye ku buzima bwa nsengeye abakobwa, nsengeye abamama, nsengeye abapapa, mu izina rya Yesu, nsengeye abana bato, buri wese uzafata umwanya kugira ngo arebe iki cyigisho, yumve iki cyigisho, imbaraga z'Imana zizamukorera kuva none kugeza iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo apfuye kandi akazuka. Amen. Subscribe yawe irakenewe kandi kora kunzogera kugira ngo ubuhanuzi bujye bukugeraho bitakugoye. Imana iguhe umugisha. Amen. Turabashikunda kandi turabashimiye uburyo mufata umwanya wo kumva izi nyigisho. Turi kumwe namwe. Amen. Amen.